amashyi menshi cyane twakire Jonathan, mukomere amashyi menshi cyane. Mbere yuko nangira kambanze mbasabe mumfashe tugaye abantu b'abasore cyangwa b'abapapa bazi ko bagiye batera inda bakazihakana. Oya ntago mvuze ngo mubaha amashyi, mubagaye, tubagaye pe. Wenda ushobora no gutemera umwana ariko nako ushobora kutagira ikintu ufasha nyine. Nkanjye hari umukobwa uri kungereka inda, wenda nta kintu nzamufasha ariko ntago umwana namwihakana. Ariko byakaze muri karitsiye ejo bundi hari umugore yabyaye umwana ashaka kumwanga neza, na karitsiye yose irabimenya ko umugabo ari kwanga umwana. Noneho bigeraho umugabo agambira kwica uwo mwana. Yaragiye azana uburozi acunga ari nijoro, umugore yasinziriye, afata uburozi abusiga ku ibere ngo kugira ngo ubwo winjira niruza konka rupfe. Noneho umugabo ahita nivugisha ngo ku kazi baramamagaye ntiyanarara mu urwo rugo ngo kugira ngo umwana nanapfa batazavuga ngo yabigizemo uruhare. Umugabo aragenda, bukeye baramuhamagara, azi ngo bagiye kumuganga umwana we yapfuye, baramubwira ngo umuzamu wawe arapfuye. Ngo yapfuye ari kuboga nk'uruhinja. Gusa nyine maze kubona yuko ntago ari abapapa bose, hari ababyeyi bagira umutima mwiza. Hari akana duturanye kitwa Press, ejo bundi kabyutse kari kubwira nyine, nibwo nabonye ko ababyeyi babakire bagirira mu abana babo, kari kumurotorera ngo inzozi karose, ngo mami ngo naraye ndose ngo mbona ngo papa yazanye isake ngo tugiye kuyirya, ngihita nyirukankana ngo mbona ngihita indumu kuguru. Umubyeyi mbona arahangayitse ngo umwana ngo yarose inzozi mbi. Reka iwacu mu cyaha mfite gashiki kanjye k'imyaka 5 nako kibeshye karote. Nono kwebwe ubanza gutungurwa n'umwana w'imyaka 5 ibintu yarose, uraro tukajyana umukecuru. Umwana yarose nawe yarabyutse ari mu gitondo ngo mama ngo naraye ndose ngo mbona ngo ibigini bifite amahembe ngo biri kunyirukankana ngo byakarishika. Umwana w'imyaka 5 ubwira amazina yabo ngo biri kunyirukankana. Umwana ataranasoza kuvuga mama ahita amucira amaso ngo ngo sibyo biringiti byanya mudafurasi. Jewe maze kubona ababyeyi babakire bagira ukuntu bakunda abana babo kurusha uko twebwe mu cyaro ababyeyi bacu batwitagaho. Nk'iyo umwana w'umukire yarwaye, ubu usanga ababyeyi bahangayitse ngo umwana wacu bakamushakira utubuto utuboga bakamuvuza kugira ngo umwana agira agatege nyine agira akabaraga. Twebwe rero mu rugo inzara igeze kudukubita kugera kuri rwa rwego, nk'iyo umwana yarwaraga kuko ureze umuntu arwaye ntago abasha kurya, basanga ngo umutu byo tworoshye. Papa nibwo yabaga profitemo kugira ngo nyine ahahebe iki. Noneho ugasanga nka mushiki wanjye baramukundaga cyane, yahoraga arwara. Nongeye papa kanyanga nakubitaga nk'imyaka 3 nta n'ibicurane. Noneho yanyura wivire nko mu kazi ngo ndi nk'iki ntikijya kirwara kankubita mu mutwe. Noneho umunsi umwe byaramurenze aravuga ati ibi ntabyo, ahita mfata njyana kwa muganga, nta n'ikibazo mfite. Agenda abwira muganga, muga nishyuye mituweli nsuzumira umwana undebera ikibazo afite. Muganga amfata ibizamini byose arangiza asanga nta kibazo mfite. Arabwira muzehe umwana wawe turana ari muzima nta kibazo afite. Noneho papa aramuga ati ngiye kuba yarari muzima ndabizi, ahubwo nshakira impamvu atajya arwara nyine. Muganga aramuga ati none se umwana wawe ko tubona nta mubiri we uruze nta kibazo, ngo ngaho munsiramurira. Nuko nasiramuye ndi umwana. Noneho papa agira ngo birarangiye, tugiye gutaha muganga ahita amubwira ngo uyu mwana rero ngo nukumuha ibiryo byinshi ngo akajya arya agahaga ngo kugira ngo ngakire vuba. Ahita nkurubana ngo nindahuye ngo nshaka akira vuba se ngo naho yamingiraga. Murakoze. Ubundi gihe nitwa Jonathan, ndi umubarista ariko mu byukuri nta kazi ngira. Urumva mu rugo mvuka mu muryango w'abana 11, ariko kambabwira impamvu turi abana benshi. Higeze kuza umukire nyine azana umushinga muri karitsiye wo kujya afasha abantu babyaye. Umudamu wese wabyaraga cyangwa umukobwa upfa ko wabyaye bamuhaga 200,000
ariko uwo mushinga nawe ukaba urimo. Dore abantu ngo barabyara muri karitsiye, niho wabonaga urugo rubyara 2 mu mwaka. Noneho mama yahise abyara wa 11, mushiki wanjye barabyaye nawe, tuba benshi karitsiye ugasanga buri munsi babyaye. Naho abantu bakajya bajya mu nsengero gusaba imbyaro, ingumba zirabyara. Nyiri umushinga yaje abona zahomba, ahita ahindura strategy, aravuga ati rero kubyara ni ibintu abantu bahita bishyiramo, aya mafaranga tugiye kujya tuyaha umuntu wagize ibyago, nupfusha umuntu tuba ari we tuyaha. Noneho barabihindura, hari harimo murumuna wa papa ameze nk'utuze mu mutwe. Babihinduye umugore afite inda y'amezi 8, ahita ajyayo ngo ibintu ntago bishoboka, ngo gute muhindura ibintu umugore wanjye agiye kubyara arisaza. Baramubwira ati nyine umwanzuro wafashwe ihangane, baramwihanganisha tugira ngo byararangiye. Urangije umugore igihe cyo kujya kubyara kigeze, umugabo yicariye mu rugo, baramuhamagaye ati ni wowe Karisiti? Yego ni jyewe. Ati ni ku bitaro tuguhamagaye ngo yihangane, ngo umugore wawe twagize ibyago yabyaye umwana apfuye. Ahita bakopa, ahita hamagara kuri ya kampani ngo rero ngo mwaye muzi ko munyemeje, ngo bukari uko ngize amahirwe umugore wanjye akabyara umwana upfuye, ngo ubu ni mwari muyajyanye sha. Noneho ahita yongera amagara kwa muganga ngo yari yabyaye impanga umugore we, arabahamagara ngo ni ku bitaro se, ngo none se ngo undi we ni muzima? Ngo ni muzima, ariko ngo turabona ngo yabyihorere, ngo ubwo ni 400. Icyo gihe n'ibintu byo gushimira mu nsengero byarahindutse. Mbere bajyaga basaba Imana ngo duhe urubyaro, ngo iki, abagore nibwo batangiye kujya bajya mu nsengero, kumva nka mama ari gusenga ngo Mana ngo urabona ngo Jonathan ntacyo atumariye, ngapfuye 200,000 bibyarira barumuna b'ishuri. Noneho n'ibintu byo gushimira Imana byarahindutse. Kumva umuntu aje imbere y'abantu mu nsengero ngo haleluya, ngo ngiye ngo ndashimira Imana ngo muri iki cyumweru mfujijemo abana 2, ngo 400,000 mbiryamyeho, ngo kandi ikindi nshimira Imana ngo ndi kubona se wabona watameze neza. Murakoze. Ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung Top50 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubashe kugura telefone muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu, ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung Top50 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru.